When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Iyo ndirimbo yanditswe na Horatio G. Spafford, umuavoka kandi w'umucuruzi wari warahiriwe mu byo yakoraga. Ariko ntiyayanditse kubwo guhirwa gusa, kuko inzira yaje kuzamwa amarira. Iki ni igice cya 7 cy'Inkomoko, cyangwa se the story behind. Baravuga ngo Horatio G. Spafford was a successful lawyer and businessman in Chicago with a lovely family. Uretse ko yari yarahiriwe mu mwuga we w'avoka ndetse n'ubucuruzi, ngo yari afite n'umuryango mwiza. Yari afite umugore n'abana 5, abakobwa 4 n'umuhungu 1. Ariko umuhungu wabo yaje kwitaba Imana azize uburwayi. Muri uwo mwaka nyine n'ubucuruzi bwabo burahomba bitewe n'inkongi y'umuriro yibasiye Chicago, imucyo bise The Great Chicago Fire. Ariko kubw'imbabazi z'Imana barongera barahaguruka barakora batera imbere. Ariko ikindi gikomeye cyaje kubabaho ni itariki 21 z'ukwezi kwa 11 mu 1873, imyaka 2 nyuma yo kubura umwana wabo no guhomba bakongera bagahaguruka. Icyo gihe bafashe gahunda yo kuva muri Amerika bajya i Burayi bagendeye mu bwato banyuze muri Ocean Atlantique. Bari abagenzi bagera muri 313 bari muri ubwo bwato bafashe. Ariko noneho Spafford agira impamvu yatumye asigara inyuma, avuga ko azaza nyuma azabasangayo. Noneho Anna, umugore wa Spafford, n'abakobwa be 4 bajya muri bwa bwato baragenda. Bageze mu nzira ubwato bugira ikibazo. Barabibona ko bari mu kibazo gikomeye. Arangije Anna ahamagara abakobwa be 4, baregerana barapfukama barasenga. Babwira Imana bati, niba bihuye n'ubushake bwawe udukize. Ariko kandi niba ubushake bwawe ari uko utadukiza, uduhe kubyakira neza. Nyuma y'iminota 12 bamaze gusenga, ubwato bitabura rohama. Bumaze kurohama, umuntu umwe yari afite akantu k'akato gato, arabukwa umuntu w'umumama uri ku gace k'ubwato kareremba hejuru y'amazi. Arangije aza kureba, yaje gusanga ari Anna warokotse, abana bose bitabye Imana. Aramufata, aramujyana ndetse aza kumugeza ku bundi bwato bunini bwaje kumujyana noneho bumukura muri ayo mazi. Akiri mu nzira yandikiye ibarwa umugabo we. Ibarwa yatangiraga ivuga ngo, ni jyewe jyenyine warokotse, mbigenze nte, nkora iki? Yumvaga atazi icyo gukora. Umugabo we nawe afata ubwato araza aramusanga. Nihuse baje kwikomereza mu Mana, barongera bakomeza kubaka urugo. Umwana w'umukobwa wa mbere babyaye nyuma y'ibyo byago niwe wateye Spafford kwandika iyi ndirimbo ngo It is well with my soul. Aravuga ngo, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Ngo nagira amahoro atemba nk'uruzi, nagira gahinda cyangwa imibabaro imeze nk'imiraba yo mu nyanja, ngo icyaza cyose wanyigishije kuvuga ngo it is well with my soul, ngo ni neza umutima wanjye. Ibyo nahura nabyo byose, byaba ibyiza byaba ibyago, wanyigishije kuvuga ngo
n'ineza mu mutima. Yabaye nka Pawulo avuga ngo nize kunyurwa mu byinshi no mu bike. Isengesho ryanjye ni ukuvuga ngo Imana idushoboze muri byose duhura nabyo tunyurwe na Kristo. Kristo atubera umunezero, Kristo atubera imbaraga, Kristo atubera amahoro, Kristo atubera ubutunzi, atubere byose. Imana ibahe umugisha. Ntibagirwe gukora subscribe kuri channel ya Uwimana kugira ngo uko ubutumwa bwiza buje bujye bukugeraho, kandi wakora share ugasangiza abandi iyi nkuru nziza. Imana iguhe umugisha.